umuyisilamu uvuga ko azi data, uvuga ko azi Imana, ariko akaba atazi Kristo, akaba atemera Kristo, akaba tubaha Kristo, bivuze ko na data wo mw'Ijuru uyu muntu atamubaha. Azi Kristo, ntiyemera Kristo, ntiyubaha Kristo. Ubwo ushaka kuvuga iki? Niba yemera Imana data, nabanze yemere Kristo Yesu, amwemere nk'iki umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kuko nta rindi zina twahawe mw'isi no mw'Ijuru ryo gukirizwamo kereka izina rya Yesu. Nageze ahantu ubutaka buracika, mpageze naje kubona ko bindangiranye. Imbere gato haje kuzamuka akantu kameze nk'ishyamba. Muri iyo shyamba mpabona umugabo, wa mugabo arampamagara arambwira ati yewe Sheikh Abdallah. Ndavuga nti naam. Ati ngiye kukubwira ijambo rimwe riragukiza ukava aho hantu. Hari na aya abayisilamu benshi bazi yitwa ayatul kursiyu, abayisilamu bakunda gukoresha cyane bageze mu byago, bari mu bibazo, bari mu makuba, yitwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Mutima wanjye urambwira ngo ubwo uri kubona urimo kugenda umanuka niko no gupfa kwawe bikwegera, urimo urapfa. Tugiye ubutaka bwari bungeze ahangaha, mbona ndi kumanuka ndi kurengera. Ngiye mu guhagarara muri kagashyamba, nagiye kubona mbona mpobewe na wa mugabo. Arambwira ngo humura ntabwo gipfuye. Imbaraga za Kristo Yesu Muhamadi nawe yarazihamije, azivuga ahantu henshi hatandukanye ndibuze kuvugaho. Haravuze ngo na anapotajwa mwana wa Mariamu kwa namna ya mfano ndipo watu wako wanaupigia kelele. Nuvuga ngo igihe Kristo yamamazwaga, yavugwaga, arimo aratangazwa na Nabii Muhamadi, Hasimuna ni abantu b'abajyamaka ariko babandi bibyigomeke, barigometse ku butumwa Muhamadi abahaye bwo kwizera Kristo Yesu, barigomeka. Qur'ani mu rurimi rw'icyarabu yavuze mu cyarabu ngo wa innahu la ilmu lisaati fala tamutaruna biha wa tabi'uni hadha siratan mustaqim. Kwanza kubera ko ikiganiro kitari bukurikize amategeko y'inyandiko nakoresheje, reka nkwereke ukuntu bimeze, sibyo? Kubera iki kitari bukurikiza amategeko y'inyandiko wakoresheje? Oya, ubu ntabwo ndi busome, ubu ngiye kuvuga. Ariko izo nyandiko turazikeneye wanditse. Izi nyandiko ubutaho zaza tuzikora ikiganiro zonyine, urimo urabibona. Fatore cyane wibande no ku cyarabu kugira ngo abantu babone ko ari ibitabo tuba tuticaye dutya ngo dupfe guhimba, sibyo? Bamwita Ayatollah al-Uzma al-Imam Said al-Hussein al-Khamenei. Ni umuhanga ukomeye cyane mu by'idini ya Islam, mu gushiraho amategeko arebana n'idini ya Islam. Hano rero harimo amategeko nibiba ngombwa nabwo harimo ibyo turi buze gusomamo kubirebana n'uburyo Kristo Yesu akwiriye gufatwa mu idini ya Islam. Hano hari igitabo cyitwa, ni cyanditswe mu Kinyarwanda, Ubutumwa bw'ukuri bwa Yesu Kristo, cyanditswe n'abayisilamu. Wakibonye? Abasilamu bacyanditse. Urimo urabireba neza, turimo turareba ku rupfu rwa Yesu. Qur'ani ntabwo ivuga icyo yapfiriye, ahubwo twebwe turaza kureba ko yapfuye, hanyuma icyo yapfiriye tugisange. Abantu bagiye batubeshya benshi bakavuga ngo beretswe Imana yababwiye, ariko ari ibitabo basomye. Ntabwo rero ndavuga ni ushobora kuba ari ibyo bitabo byose wagiye usoma agera kavuga atariko ibintu ko dushobora kuba twarebeshye nk'abasilamu. Noneho rero ugafata icyemezo cyo kubavamo, nyuma yaho ukavuga ngo ni Imana, ngo ni Yesu wagusanze. Ngewe na inyandiko ya mbere yitwa ubuzima bwa Yesu Kristo muri Qur'ani nabwanditse kuhempereye ku itariki ya 14, yansanze ku 13 mu gitondo aragaruka, ndandika 14, 15 na 16. Inyandiko ya kabiri yitwa ibanga rya Yesu Kristo muri Qur'ani. Naguze uko Yesu yaje mu bwo buryo bw'umubiri, abanyibwira muri ubwo buryo bw'umubiri. Wagiye ku musigiti, mvuyemo nari maze gusohoka isengesho rya mu gitondo, arazara gusuhuza gutya ni mwiyerekwa cyangwa neza nkuko nabivuze, aransuhuza neza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mu mubiri ibiganza utuhana ikiganza. Inshuro nyinshi uyu mugabo twavuganye imbona nkubone twe. Inyandiko ya kabiri yitwa ibanga rya Yesu Kristo muri Qur'ani nayanditse ndi gukorera mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Ariho nyoboye umusigiti. Urumva ahantu bita kwishyira. Ni naho naboneye ibyo muri ADPR, pabona bari abapasiteri barimo barasimbura usabwa Imana, aribwo umwami yambwiye ati ubutegetsi bugiye muri ADPR uyu munsi torogiye kwiberwa n'umwijima, rigiye kwiberwa na shitani. Nuvuga ngo inyigisho z'ukuri muri ADPR zazigiye gutangira guhanagurikamo, bagenda vanamo buhoro. Iza yitwa insinzi y'umwami wimye atamenya amaraso y'abandi, ahubwo yamenyaye kugira ngo acungure ingoma ye cyangwa se arengere ingoma ye. Yanyandikira remereye abami bose bo mwisi bima bamaze kumena amaraso y'abandi menshi ndetse ariko uwo nguwo yamenya amaraso ye. Nubuye butumwa uha abantu bitwaga ngo naba Kristo bemeye Yesu uruta bose, bari kugambirira gutekereza kujya mu basilamu. Kristo Yesu arenze kuba twamugereranya na Muhamadi. Iki kintu cyumvikane neza, Yesu arenze kuba twamugereranya na Mose. Nta wundi muntu ushoboye ufite ubushobozi bwo kuzura abantu wabihawe uretse Kristo Yesu. Aha ndashaka kubwira n'abayisilamu bakunda kuvuga ko Yesu Kristo atari umucamanza. Yesu yabihawe na data amuha ubushobozi bwo guca imanza, kandi akazaca imanza zose, nta na rumwe atazaca. Rubu rwa Muhamadi, rubu rwa Mose, rubu rw'abayisilamu, rubu rw'abakristo, rube n'urw'abandi bantu batizera Imana ishobora byose. Azaba fiti
ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Nongeye kugusuhuza wowe nshuti mwene data kandi mukundwa ubana natwe kuri kibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV ishakiro ry'ubutumwa bw'Ubwami bw'Imana. Ndakwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose kandi nkubwira ngo nubwo uri mu mubabaro cyangwa se ukaba ufite byinshi bikugoye, komeza kwiringira Yesu, siko bizahora kwa mutegereza, kandi Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi yose. Turashimira Imana kubw'uyu mwanya ngiye kuduha rero, kandi tubasuhuza mwese aho muri muherereye ku mugabane wa Afrika, Aziya, Burayi, Amerika ndetse no muri Australia. Abakunzi wa AYALONI kandi bakunda ubutumwa bwiza butambukaho mugubwe neza aho muri. Uyu munsi rero turi kwa Ali Yusufu. Twamusuye mu rugo nkuko ubuse nabwo twamusuye, murabizi kwa kiganiro twakoranye aho twari turi gukora debate ku birebana na Muhamadi n'uburyo amufata, kuko akunda kuvuga ngo Muhamadi ngo ni intumwa y'Imana, afite uko yabisobanuye. Nawe niba utaracyumva ugiye ugicyumve kuri AYALONI kiriho. Uyu munsi rero twongeye kumusura, uyu mugabo Imana amuvanye ahantu hakomeye, ntabona uko mbivuga, ubwo buhamya nabwo yarabutambukije. Ubu rero ahantu twamusuye atuye ahantu munsi y'umusigiti wa wundi ariko udasanzwe, kandi niho yayoboraga, ari imamu waho. Nahoze mubaza ni se ubundi ni gute ukizwa kwizera Yesu ukaguma ku musigiti, kandi nzi ko muri Aziya benshi bahita babarangiza. Ati ni kubw'ubuntu bw'Imana, kuko birakomeye kugira ngo uri umusilamu, uri n'umuyobozi mu basilamu, ukizwa wakire Yesu uwo mukafiri, kuko babita ngo n'abakafiri, kandi ugume iruhande rw'umusigiti. Ibyo nabyo nkabishimira Imana ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko nta bihari bigaragaza umutekano dufite mu gihugu cyacu. Hanyuma tudatinze muri byinshi, tutizimbye muri byinshi, turagusaba gushenga iki kiganiro umaze kucyumva cyose, ko tugiye kuganira ku kintu gikomeye noneho aka kanya agiye kutubwira. Ndetse niba utarakora subscribe uyikore, kandi ikiganiro cyumva kirangize, dutangirane dusozanye, nurangiza ugihe n'abandi. Reka tumusaba asuhuza abadukurikiye, abibwire, nangiza dusengere Imana ibane natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Mugira amahoro y'Imana mwese abaduteze amatwi kandi batwumva. Nitwa rero Bizimungu Ali Yusufu Abdallah Bizimungu Joseph. Nshimye Imana kubw'uyu mwanya n'ikiganiro tugiye gukora, kuko twagiye dukora ibiganiro byinshi kandi bitandukanye, koko rero tukaba twinjiye mu mwanya wo kugira ngo tuze gusubukura nanone, cyangwa se tuze kongera gukomeza ku biganiro twakoze kuko mwabyumvise. Rero tugiye gusenga Imana, nitumara gusenga Imana tuze tuvuge ku mbaraga n'ubutwari bya Kristo Yesu, kugira ngo dushobore kumva no gutandukanya Kristo Yesu umwami wacu, cyangwa se Yashua Mahashia mu rurimi rw'Igiheburayo, uwo mukiza, uwo mwami, tumutandukanye n'abandi bose bashobora kuba bamwiyitirira cyangwa se abo bamugereranya nawe. Imana ibahe umugisha. Rero kadusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimye Mana yacu nziza, umwami mwiza udukunda, kandi Data watwishimiye ukadutoranya. Urukundo rwawe rwatumye utanga Kristo mwana wawe ukunda, araza mu isi aradupfira kugira ngo twese tubone ubuntu, tubone ubugingo, tubone agakiza. Ngushimiye agakiza waduhaye ku buntu, by'umwihariko ngenda gushimira kuko wangize umwana mu rugo mbikesha kwizera Kristo Yesu. Uyu munsi wa none tukaba dusangiye 8 mu rugo rwa Data. Dufite Data umwe nyakubahwa Imana. Ndakunezerewe cyane ko Kristo Yesu ari mukuru wanjye. Ndanezerewe kandi ndishimye kuko yamvanye mu bubata akambatura. Uyu munsi nkaba ndi umudendezo mu rugo rwa Data. Ibyo biranejeje cyane, anariyo mpamvu nifuza ko nabandi bose basigaye mu bubata, basigaye kuba bakomeje kwitwa abagaragu, bahindukira bakizera Kristo umwami n'umukiza, bagahinduka abana mu rugo rwa Data, tukaba bavandimwe mu rugo rumwe. Izina ryawe nirishimwe rero kubw'uyu mwanya. Ushimirwe kuba mwami Imana yacu, mugaragu wawe ndetse nyakubahwa Imana na televiziyo yazanye kamera kugira ngo turusheho kwakira mwami Imana yacu amakuru arebana n'ubutware bwa Kristo Yesu. Aya makuru natangwa agere kuri benshi, abumva bose muri uyu mwanya reka barusheho guhinduka, kandi abahindutse reka barusheho kumeza kwizera no guhagarara bumva neza ko bafite ibyiringiro byo kuzinjira mu rugo rwa Data, aho twasezeranijwe na Kristo ko aho azaba ari natwe ariho tuzaba.
Data mu izina rya Yesu dushyigikira muri uyu mwanya, mu mwanya tugiye kumara turi muri iki kiganiro, ubanemo natwe kandi iyi channel ukomeze kuyagura, izina ryawe rishirwe hejuru. Urakoze kubyumvise, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu tubisabyemo, amen. Yusufu, ubushize ubwo duruka mu kiganiro twakoze ku nsanganyamatsiko twabaye nk'aho tugiraho debate, aho wavuga ngo uti njyewe Muhamadi mwemera nk'intumwa y'Imana, kongera ukavuga uti ni kimwe na Mose, ariko kongera ukavuga ngo Yesu akaba ari we ntumwa nkuru cyangwa izuruta zose. None uvuze insanganyamatsiko tugiye kuvuga uyu munsi, uti ngiye kuvuga ubutware n'ubushobozi bya Kristo Yesu. Ibyo bintu biduhuruza ute n'icyo wari wavuze ubushize? Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo ubona gikomeye, kandi no mu kiganiro twakoze ubushize nagiye mbonamo commentaires zitandukanye. Bamwe baribaza ese koko Muhamadi ni intumwa y'Imana, kuko benshi mu bukristo bigishijwe ko Muhamadi atari intumwa y'Imana. Bavuga ko yabonekewe n'abadayimoni n'amashitani, bakumva ngiyewe ndimo ndavuga ngo Muhamadi ni intumwa y'Imana, bakumva bakibaza ese koko ibi bintu ni ibiki. Abantu benshi bari bategereje cyangwa se bifuza kumva ko navuga ko Muhamadi nawe atari intumwa y'Imana, ashobora kuba aribwo butumwa bwabo bubaryoheye, navuga ko ari intumwa y'Imana ntibabyishimire. Ariko ngira ngo wenda nze kongera kubisobanura neza, abantu bashobore kubyumva, bumve neza ko kuba wenda bamwe bashobora kuvuga ko Muhamadi atari intumwa y'Imana, abandi bakemeza ko Muhamadi ari intumwa y'Imana. Ubundi twebwe kenshi ntabwo nko mu myizerere yacu ntabwo byari bitureba kwirukanka dushaka kureba gusa ngo runaka ni intumwa y'Imana cyangwa ntabwo ari yo. Ibyo ikitureba nuko abakristo uyu munsi wa none duhanze amaso Kristo Yesu. Wavuze ati nimunyigireho ndumugwa neza, kavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Hanyuma Petero akabihamya mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 12, akavuga ngo nta rindi zina twahawe mu isi no mu ijuru ryo gukirizwamo kereka izina rya Yesu. Izina rya Yesu Kristo mu Giheburayo bakunda kwita Yashua ni izina risobanura ngo umukiza ni Imana. Nta wundi nzi ufite bene iryo zina, kimwe nuko tuzi izina ryitwa Emmanuel cyangwa se Emmanuel mu rurimi rw'Igiheburayo. Emmanuel mu rurimi rw'Igiheburayo abantu benshi bazi ko bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ngewe nkurikije uko narisomye mu rurimi rw'Igiheburayo, Emmanuel bivuga uko ari amazina abiri cyangwa se amagambo wacamo ibice bibiri. Emanu bisobanura umuntu, wa ya bisobanura Yahwe cyangwa Yehova cyangwa Imana ishobora byose. Ni ukuvuga ngo bisobanuye ko ari Imana mu muntu, nkurikije uko ubusobanuro bwakagombye kuba bumeze bw'iryo zina Emmanuel, Imana mu muntu. Rero Kristo Yesu arenze kuba twamugereranya na Muhamadi. Iki kintu cyumvikane neza. Yesu arenze kuba twamugereranya na Mose, kandi nawe yarabyivugiye mu butumwa bwiza, aho yagiye avuga ngo uruta Mose ari hano, uruta Yona ari hano, uruta urusengero ari hano. Yesu rero niba aruta Yohana Umubatiza, akaruta Yonasi, akaruta Moses, akaruta urusengero rwari ruriho muri kiriya gihe bamuratiraga, Yesu ntabwo Muhamadi yakwigereranya nawe, nta nubwo Muhamadi rwose yashobora gupfundura udushumi tw'inkweto za Yesu Kristo. Ubwo rero ukabuje kutubwira ubutware bwe n'ubushobozi bwe. Icyo rero nicyo kinzanye n'ubundi nyine kugira ngo mbivugeho, kuko Kristo amaze kunyihishurira no kunyibwira nk'uko ubuhamya babwiye babwumva. Yesu yanyeretse ubutwari, anyereka imbaraga, anyereka icyubahiro gikomeye, kandi koko nabonye icyubahiro cyiwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo imbaraga ze n'ubutware bwe afite, hari ahantu yavuze kubyerekeranye no kuba akwiriye guhabwa icyubahiro kiri mu rwego rwo hejuru. Ubuhanuzi bwo mu byahishuwe burabivugaho, ariko reka mvuge ku magambo Kristo ubwe yivugiye ubwe muri Yohana. Kanifashishe Bibiliya hano. Iyi ni Bibiliya yera ngiye gusoma mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, kugira ngo rwose abantu bashobore kumva neza. Abashoboye kumva, hari abandakarariye wenda cyangwa se buri wese akumva bitewe n'uburyo yabyumvishemo, ariko hari amagambo cyaka kugira ngo dusome ahangaha mu gitabo cya Yohana, igice ni cya 6. Mu gice cya 6 ku murongo wa 28 Yesu baramaje ngo tugire duti ngo dukore imirimo y'Imana. 29 arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye.
urumva uwo ni umurimo w'Imana. Yesu arangije aravuga ngo, arongera abwira abantu yuko umuntu wese ukwiriye kumwizera azabona ubugingo buhoraho kandi akazazurwa na Kristo Yesu ku munsi w'imperuka. Nta wundi muntu ushoboye ufite ubushobozi bwo kuzura abantu wabihawe uretse Kristo Yesu. Ubwo urumva ndimo ndasasira ibyo tugiye kuvuga mu kanya. Rero Kristo niba afite ubushobozi, kuko yarawe yavuze ngo nkuko data yifite mu bugingo niko nanjye yabumpaye kugira ngo nzazure abanyizera. Yesu azazura abantu ku munsi w'imperuka. Ni ukuvuga ngo rero aragaragaza ubutwari, akagaragaza icyubahiro, akagaragaza imbaraga, akagaragaza gukomera kwiwe. Amen. Amina. Ibyo byose bigaragaza icyubahiro Kristo avuze. Haraho rero Kristo yageze aravuga burya ngo ngewe ntabwo nazanywe no kugira ngo mbacire urubanza, ngo icyo akora urubanza data ngo ntabwo ari uzabacira urubanza, ahubwo ngewe ubwanjye yabishyize mu biganza byanjye. Murumva ati yabishyize mu biganza byanjye kugira ngo bizagende biti. Yesu yaravuze ngo data yabishyize mu biganza byanjye kugira ngo abantu bubahe umwana nk'uko bubaha ise. Haleluya. Ayo nayo ni amagambo Kristo Yesu yavuze. We n'umuntu yambaza ati ayo magambo suvuze yanditse hehe? Yesu yabivuzeho neza hano muri Yohana. Nanone muri Yohana reka nifashishe Bibiliya nanone yakoresheje aya magambo. Kansome Bibiliya ijambo ry'Imana niyo iri bumfashe ko yavuga neza. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana ni Kinyarwanda cy'iki gihe. Reka abari byo nifashisha Kinyarwanda cy'iki gihe. Yesu yaravuze ngo muri Yohana nanone igice ni cya 5 ku murongo waho wa 19. Reka mbasome muhumve. Yesu niko kugira ati ndababwira nkomeje ko umwana w'Imana ntacyo akora na kimwe akihangiye kitari icyo abona se akora. Icyo se akora nicyo umwana we akora. Data akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ngo ndetse azamwereka n'ibirenze ibyo ngibyo mubonye akora bibatangaza. Kuko data azura abapfuye agatuma bongera kubaho, niko n'umwana we abeshaho abashaka. Urumva data ntawe acira urubanza, ahubwo yeguriye umwana we ububasha bwo guca imanza zose. Aha ndashaka kubwira n'abayisilamu bakunda kuvuga ko Yesu Kristo atari umucamanza. Yesu yabihawe na data. Data amuha ubushobozi bwo guca imanza kandi akazaca imanza zose, nta na rumwe atazaca. Rubu rwa Muhamadi, rubu rwa Mose, rubu rw'abayisilamu, rubu rw'abakristo, rube n'urw'abandi bantu batizera Imana ishobora byose, bose bazacirwa imanza nande? Na Kristo Yesu. Hanyuma ngo niye mpamvu Imana data ifashe ubutware, ifashe ubucamanza ikabushinga Kristo Yesu. Niye mpamvu biteye ngo nukugira ngo bose bamwubahe. Bubahe nde? Yesu. Nguko bubaha ise ariwe data wa twese. Wa wundi abayisilamu bemera bakavuga ko bubaha Imana, bakunda Imana, basenga Imana. Ngo kuko Yesu wahita abwira bari abayisilamu, bari abavandimwe bacu, ahita babwira ngo utubaha uyu mwana w'Imana abatubashye na se wamutumye. Bivuze ngo umuyisilamu uvuga ko azi data, uvuga ko azi Imana, ariko akaba atazi Kristo, akaba atemera Kristo, akaba tubaha Kristo, bivuze ko na data wo mw'Ijuru uyu muntu atazi Kristo, ntiyemera Kristo, ntiyubaha Kristo. Ubwo ushaka kuvuga iki? Cyo njyatse kuvuga ni iki? Umuyisilamu araza akabwiriza ubutumwa bwiza, akakubwira ko yubaha Imana, asenga Imana, akunda Imana, agafata Kristo nk'umuntu usanzwe, akamubona mu ishusho gusa ya wa mwana wavutse kwa Mariya. Yesu we rero arimo arabayerurira ababwira ngo umuntu utemera njyewe ntanyubahe, sibyo? Ntanyubahe, ntanyumvire, ntankunde. Urumva uwo nguwo n'ubundi nubwo yakwiyemera ko yemera data, data nawe burya ntabwo amwemera. Cyane ko Yesu yavuze ngo ntabwo mubasha kumenya Imana mutari mwamenya njyewe. Niyo mpamvu rero avuze ngo umuntu wese agomba kubaha uwo mwana kuko yubaha se. Umuyisilamu niba yubaha Imana data, nabanze yubahe Kristo Yesu. Niba yemera Imana data, nabanze yemere Kristo Yesu, amwemere nk'iki kumwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kuko nta rindi zina twahawe mu isi no mw'Ijuru ryo gukirizwamo kereka izina rya Yesu. Kambibutsa aka kantu, igihe nari mu gihe cy'iyerekwa ndi mu guhishirirwa ibya Kristo, ndabibutsa igihe kimwe natanze ubuhamya mubwira ngo hari igihe nari ndyamye mu bitaro ndota mfashe urugendo ngenda.
uru rugendo nari ndimo ngenda nkora naje gukora ikintu gikomeye cyane mw'ijoro ndi mu rugendo cyangwa se ndota ndi mu rugendo nageze ahantu ubutaka buracika mpageze naje kubona ko bindangiranye imbere gato haje kuzamuka akantu kameze nk'ishyamba muri iryo shyamba mpabona umugabo wa mugabo arampamagara arambwira ati yewe Sheikh Abdallah ndavuga nti naam ati ngiye kukubwira ijambo rimwe riragukiza ukava aho hantu ndamubwira ati rimbwire arambwira ngo vuga izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndamubwira iryo zina ntabwo ndivuga arambwira ati iryo zina niryo riri gukuraho nutarivuga ntabwo uva aho ngaho niko byaje kugenda iri zina naje kurivuga bigenze bite nabanje guhura n'ikibazo ndabanza ndarwana ndabanza navuga nti Mana yanjye mfasha mvuga Qur'ani nsoma amaduwa twigishijwe mu idini ya Isilamu byose byabaga mu nzozi hari mu nzozi ntangira kuvuga ibintu byinshi muri Qur'ani nsoma amasura menshi ya Qur'ani hari na aya abayisilamu benshi bazi yitwa ayatul kursi abayisilamu bakunda gukoresha cyane bageze mu byago bari mu bibazo bari mu makuba yitwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum iyo aya ni aya iboneka ari aya 255 muri Qur'ani mu surati al-Baqara ndayivuga ndangije kuyivuga mbona ntacyo bimariye mutima wanjye urambwira ngo ubwo uri kubona urimo kugenda umanuka niko no gupfa kwawe bikwegera urimo urapfa ndangije navuga ariko wavugira izina nkareba ko nava ahantu tugiye ubutaka bwari bungeze ahangaha mbona ndi kumanuka ndi kurengerwa ngiye banavuze ati mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Yahashua Mahashi urumva niryo zina ry'ubundi mu gihe burayo ndavuga rero ubwo maze kurivuga iryo zina nagiye kubona mbona mpagaze muri kagashyamba mu guhagarara muri kagashyamba nagiye kubona mbona mpobewe na wa mugabo uyu mugabo yarampobeye amaze kumpobera arambwira ngo humura ntabwo gipfuye kandi koko muri iryo joro bwarakeye mu gitondo nibwo indwara nari maranye umwaka wose yaje kugaragara kwa muganga nari maranye indwara umwaka wose abaganga barayobewe yariyo abayisilamu bamwe bazi indwaye ndembye meze nabi ndabihamya ndi no ku murindi mu 2012 mu kigo cya haji bita hano ku murindi hari ikigo cy'amashuri gihari uriya mugabo w'umuhaji ugifite twari twahakoreye amahugurwa y'uburyo abayisilamu b'abasuni bagomba kurwanya abashiya narindi muri icyo kiganiro rero aho naraharwariye ikiganiro kugikurikirana birananira kubera uburwayi nari naje ndwaye ariko mbona bitaremereye banyohereza kujya kwivuriza hakurya gatoya nanone aho ku murindi hari ikigo nagiye kwivurizamo mperekezwa n'umushehe wari ushinzwe abantu baje aho ngaho muri ibyo biganiro cyangwa se muri izo nyigisho bamwitaga Sheikh Ayubu avuka Igitarama hariya niwe wamperekeje anjyana kwa muganga ndagenda ndivuza barapima indwara barayibura baduha imiti turayitahana nakomeje gutaha natashe rero meze utyo ubwo burwayi bwarakomeje bwari bwaramfashe 2011 bifata umwaka wose uyu munsi nabonekewe muri ubwo buryo ngahishurirwa ndi muri izo nzozi zimeze zityo mu gitondo cyaho nibwo haje kugaragara indwara nari ndwaye basanga ni malaria y'imisara 5 uyu maranye umwaka wose ibihamya ukuri taranyica ukuri ibihamya birahari ubwo rero urumva ko Kristo cyararindiriye yari yarambwiye yarampamagaye nari narananiranye naranze kwitaba uyu muhamagaro rero ndashaka kubabwira ko Kristo iri zina rya Kristo Yesu Yahashua niryo tuboneramwo agakiza niryo tuboneramwo amahoro niryo tuboneramwo umunezero kuko ndatekereza ko Muhamadi mu nyigisho nyinshi yatanze muri Qur'an yagiye abwira abayisilamu ngo njyeweho ntabwo nzi icyo nzaba cyo ejo nta nubwo njyewe nzi uko muzagenzwa uri murabyumva njyewe ikimana yampamagariye ni ukubaha umuburo ni ukubaburira ni ukubibutsa niyo mpamvu rero aho twavuze ubushize nababwiye ku ijambo rivuga kuri Yesu Muhamadi avuga ku byerekeranye nuko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo cyangwa se ubuwinjiye batagiye kutwereka ubushobozi bwa Kristo imbaraga za Kristo Yesu Muhamadi nawe yarazihamije azivuga ahantu henshi hatandukanye ndibuze kuvugaho ni ukuvuga ngo afashe muri Qur'an mu isura ya 5 aya ya 35 abwira abayisilamu arabarangira inzira yemwe abemeye nimufate iyi nzira mukurikire inzira ibegereza Imana
ibegereza Imana. Arangije arababwira ngo kandi iyo nzira mugire mu mwete mu kuyikurikira. Iyo nzira bagombaga kuyifata bakayikurikira bafite umwete ngo kugira ngo bashobore gukira, bashobore gukizwa. Iyo nzira dusanga ni inzira iboneka muri Bibiliya, muri Yohana igice cya 14:6 haravuga ngo Yesu aravuga ngo ninjye nzira ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Turimo kumvikana. Igihe Nabi Muhamadi nako yavugaga ku bya Yesu, Qur'ani itubwira, ndajaga kubivugaho hano, Qur'ani itubwira ko Kristo Yesu Abarabu batigeze bamwakira. Nariyo mpamvu n'uyu munsi wa none tugifite abayisilamu benshi bahakana ubukuru bwa Kristo, bakagerekaho kugoreka amagambo ya Qur'ani kugira ngo abayisilamu batamenya ko Yesu Kristo yarutaga Muhamadi cyangwa se ari hejuru y'abantu bose. Baragoreka aya za Qur'ani muri sura ya 42. Wabonye hano hari ibitabo byinshi ndibuze kwifashisha. Muri Qur'ani mu isura ya 42, reka mpasome maze kumva neza aya magambo. Ngiye kuyasoma rwose abantu bashobore gusobanukirwa neza icyo turimo turavuga, kuko nta mpamvu yo kuvuga ibintu wenda ngo abantu basigare bafite ibibazo byinshi mu mitima yabo. Iyi ni Qur'ani mfashe mu ntoki, igaragara ari Qur'ani mu rurimi rw'Igiswahili. Hanyuma ngiye kubasomera aya magambo muri Qur'ani mu isura ya 43. Abantu benshi bazi nari mvuze ya kabiri baraza kumbabarira. Ni isura yitwa surati Az-Zukhruf. Iyi sura ya 43 tugiye gusoma duhere ku murongo wa 58. Iyi Bibiliya mfite ni murongo wa iyi Qur'ani mfite ni murongo wa 58, ariko izindi Qur'ani zirafite ku murongo wa 57. Haravuze ngo na anapotajwa mwana wa Mariyamu, ngo igihe Kristo Yesu umwana wa Mariya yamamazwaga cyangwa yavugwaga arimo gutangarizwa Abarabu, ngo mu buryo bw'urugero kwa mfano, ndipo watu wako wanaupigia kelele, abantu bawe bamuvugirije induru. Urumva Muhamadi arimo aravuga ibya Kristo Yesu, Abarabu bamuvugiriza induru. Uzi ikibazo bamubajije? Niba mawuhanu ngo nguki? Reka nyisome mu Kinyarwanda. Reka mbisome mu Kinyarwanda kugira no mu Giswahili nabyo ni byiza. Nabyo ni byiza. So mu bisobanure nta kibazo. Hano ku murongo wa 57 muri Qur'ani zisanzwe haravuze ngo na anapotajwa mwana wa Mariyamu kwa namna ya mfano, ndipo watu wako wanaupigia kelele. Nuvuga ngo igihe Kristo yamamazwaga yavugwaga arimo aratangazwa na Nabi Muhamadi, ari gutangarizwa Abarabu, ngo uyu muhungu wa Mariya amaze gutangazwa nk'ikimenyetso, masalan ni ikimenyetso cyangwa se urugero rwo kugira gute, rwo gukurikirwa. Yatanzweho urugero rwo gukurikirwa, kuko niwe wavuze ngo ni munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ngo abantu bawe wowe Muhamadi, urwo rugero cyangwa se uwo muhungu wa Mariya bamuvugirije induru. Bavugije iki? Induru. Akimara kubabwira ko Yesu ari ugomba gukurikirwa, akimara kubabwira ko ari we rugero rwiza, bamuvugirije iki? Induru. Gute? Umva ikibazo bamubajije 58. Ngo baravuze bati na husema, baravuze bati je miungu yetu ni bora awo yeye. Bigaragare ko Nabi Muhamadi yari yatangaje ubumana bwa Kristo. Arabubabwira, ababwira ubumana bukorera muri Kristo Yesu, mu mubiri wa Kristo Yesu. Hanyuma Abarabu bahita bamubaza ngo imana zacu nizo nziza, cyangwa se iyi mana tubwiye, uwo Yesu tubwira niwe mwiza, cyangwa imana zacu nizo nziza? Ni aya ya Qur'ani ndimo ndasoma. Qur'ani natubwira ngo hawakuelezi hayo illa kwa kujadiliana tu. Ntabwo bigeze bamukubwiraho na gitoya uretse kuba baragiye impaka gusa. Bari hawe ni watu wagomba nao, abo ni abajyampaka, ni abantu baba khasimuna ni abantu b'abajyampaka, ariko babandi bibyigomeke. Urumva? Ni abantu bigometse, barigometse ku butumwa Muhamadi abahaye bwo kwizera Kristo Yesu, barigomeka. Noneho Qur'ani igakomeza ikatubwira ngo yeye ni Yesu siye ila ni mtumishi tuliyemunemesha, ni intumwa twahaye ubuntu, twahaye icyubahiro, twubahishije na tukamufanya methali kwa bana wa Isirayeli, azana none ari urugero, ari ikimenyetso ku bana ba Isirayeli.
urumva kuko niho Yesu Kristo yagenje gute yahengukiye. Hanyuma Qur'ani itubwira abarabu ngo na kama tungalipenda tungewafanya malaika kuwa makhalifa katika ardhi badala yenu. Mwebwe abarabu mwasuzuguye Nabii Isa murimo mutari kumva ubutumwa Muhammad abahaye bwo kwizera Kristo Yesu, iyo tubishaka twari gufata ba malaika tukabagira abatware hano kuri iyi si mu mwanya wanyu. Lakini ariko kwa yakini yeye ni ishara ya sa'ile. Hano abasobanuzi bose ba Qur'ani bakoze ikosa rikomeye cyane ngiye kuvugaho hano. Kuri uyu murongo wa 31 umva ukuntu bavuze hano. Iyo ukoresheje Qur'ani mu rurimi rw'icyarabu hano kuri uyu murongo, reka manze mvuga igiswahili bakoresheje, baravuze ngo lakini, ngo ariko kwa yakini yeye, uwo ni Yesu wavuze hano, ni ishara, ni ikimenyetso ya sa'ile, ya ni ikimenyetso cy'imperuka cyangwa se cy'igihe, cya gihe kibegereye, igihe bari barimo baravuga hano ni imperuka. Qur'ani mu rurimi rw'icyarabu yakoresheje aya magambo, yavuze mu cyarabu ngo wa innahu la'ilmu lisaati fala tamutaruna biha wa tabi'uni hadha siratan mustaqimu. Uzuma abantu benshi iyo dusomye Qur'ani uko turimo turasoma bakunda kujya kuza bakayisoma mu buryo bwo gusiga kugira ngo bakosore bavuge ko twasomye nabi, ngira ngo wagiye ibyumva wenda hamwe na hamwe. Ariko gusoma Qur'ani uri kuyiririmba no kuyisoma mu buryo ndimo ndabivugamo, reka mpite nambivugira hano, hari amategeko atagomba gukurikizwa mu buryo bumwe. Tajwid zisomwa zivugwa zikurikizwa. Tajwid ni amategeko yo gusoma Qur'ani uri mu kuyiririmba. Iyo urimo kuyisoma rero mu buryo busanzwe bwo gusomamo ntabwo ukurikiza tajwid. Niyo mpamvu ushobora gusanga hamwe bakuruye ahandi batsindagiye, ngiye najya gusoma nkurikije ubwo buryo simbikore. Icy'ingenzi ni uko ijambo twasomye ryumvikana. Biriya bikorwa n'abantu babashaka kugira ngo badupfobye, bapfobye ibyanditswe uko twabisomye, bavuge ngo dore uko basoma, ngo nuko nguko ngo yabisomye nabi. Ariko byasomwa nabi, byasomwa neza. Icy'ingenzi ni ukumenya ikigenderewe. Ndasobanurira ijambo rero ahantu bakoresheje ijambo ngo ishara. Ishara ni ikimenyetso. Qur'ani iravuga ngo la ilmu, bivuga umumenyi cyangwa se ubumenyi. Hano hari gukoreshwa gute rero? Bari gusobanura ngo wa innahu, ngo nukuri we, mukuri we inde Yesu, la ilmu lisaati, ni umumenyi w'imperuka, fala tamutaruna biha, ngo kubwibyo timumugeho impaka. Wabyumvise? Watabi'un, ni mumukurikire, hadha siratun mustaqim, uwo niwe nzira y'ukuri igororotse. Uwo ni Muhammad uri murabivuga. Uwo ni Muhammad wari murabivuga. That is Quran. Quran yavuze Muislamu akwiriye kujya hejuru akarwanya Yesu. Akarwanya Yesu ntabwo bishoboka. Niba Qur'ani ibyemeje wowe ibigwa kureba ahubwo impamvu kubera iki twayibonye barigometse, ni ibyigomeke, ni ibyigomeke kubwiye inyungu bafitemo, ku nyungu yuko badashaka yuko bene Ishimayeli bagirwa hejuru na bene Isaka, abakomoka muri Isa, mu muryango wa Isa. Nubwo ngewe nzi neza ko Kristo Yesu atari uwo mu muryango wa Isaka, akaba yarawunyuzemo gusa kugira ngo yiyerekane nkuko byari byarahanuwe n'abahanuzi. Ariko uyu muryango wa Isaka wari ushizwe hejuru binyuze muri zanzira kwa Yakobo, bikava kwa Yakobo bikaza kwa Yuda, byava kwa Yuda bikaza kwa Dawidi, byava kwa Dawidi bikaza bigera kuri Yosefu wareze Yesu, ndetse na Maria ni nawo umuryango akomokamo. Uyu murongo wenda bamwe bazicara bavuge bati no, irimo hariya yakoreshejwe bivuga ishara. Reka nkubwirire ijambo ilmu, wa innahu la'ilmu lisaati fala tamutaruna biha wa tabi'un hadha siratun mustaqim. Nukuvuga ngo Yesu ni umumenyi w'imperuka yari yegereje kubageraho, ngo kubwibyo ntimumugeho impaka ahubwo ni mumukurikire. Hii ndiyo njia iliyo sahihi, niyo nzira y'ukuri, niyo nzira igororotse. Noneho ijambo ilimu ryasobanuwe hano kuri Yesu bakarigira umumenyi. Reka turebe muri Qur'ani iri jambo ilimu impamvu batarigeze umumenyi hano muri Qur'ani. Nanone kuri iyi aya tugiye gusoma, utega amatwi hano uze kunyumvira. Qur'ani hano iravuze ku murongo wa 84 wa 84. Iyi Qur'ani mfite ni Qur'ani yasobanuwe n'abahamadiya no murongo wa 85. Hanyuma izindi yasobanuwe n'abashia cyangwa Qur'ani zimenyerewe ku bashia n'abasuni. Qur'ani isura ya 43.
umurongo wa 84 ndimo ndasobanura kugira ngo bamenye ijambo ryakoreshejwe ayilimu ku Mana hano, bamenye ko ari ryo ryakoreshejwe mu kuvuga kuri Yesu. Bageze kuri Yesu bavuga ngo ni ikimenyetso, ayilimu bavuga ngo ni ikimenyetso cy'imperuka, ariko hano ayilimu ikoreshejwe hano baremeza ko Imana ariyo mumenyi. Kubera iki ayilimu yakoreshwa hano ku Mana ikitwa umumenyi, byagera kuri Yesu ikitwa ishara? Nta na hamwe mu rurimi rw'Icyarabu ijambo rya ayilimu cyangwa ayilimu ikoreshwa ari ikimenyetso, buri gihe ikoreshwa ari ubumenyi. ari uri murantira amatsiko yo kuzaguhuza n'abasilamu wasize kuko ibi ngibi uri murabivuga muri kumwe niho ibintu byaba biryoshye cyane kuko birambabaza niba iki kiganiro nibuza hari umusilamu uzacyumva, bazacyumva benshi kandi bazagikritika ndabizi. Kuko ntibashaka kuzamura ubutware bwa Kristo, barashaka ko bukomeza kuba hasi. Ariko Qur'ani yaramuzamuye imushyira hejuru, ariko hepfo ndaza kukwereka, bazatubwire hari ibintu nashize hepfo hano. Kwanza kubera ko ikiganiro kitari bukurikize amategeko y'inyandiko nakoresheje, reka nkwereke ukuntu bimeze, sibyo? Kubera iki kitari bukurikiza amategeko y'inyandiko wakoresheje? Oya, ubu ntabwo ndi busome, ubu ngiye kuvuga nkurikije ikiri kunza mu mutwe. Ariko izo nyandiko turazikeneye wanditse. Izi nyandiko ubutaho zaza tuzikorera ikiganiro zonyine. Oya, izi nyandiko turazikeneye. Ntacyo uvuga ibikurimo, ariko ndashaka kuvuga ubutware bwa Kristo nshingiye ku bindimo, kuko ninjya gusoma birantinza. Ariko ndashaka kukwereka, naranditse ndavuga ku byerekeranye na Kristo Yesu, uretse urebe mu by'ukuri Yesu Mana yanjye afite ubutware yahawe n'Imana, sibyo? Afite ubushobozi yahawe n'iki? N'Imana. Ahangaha Yesu, haleluya, hano hari amagambo avuga ngo ubuhanuzi bwavuzwe kuri Yesu butigeze buvugwa ku wundi muntu, sibyo? Azitwa igitangaza, ayo ni amagambo ari muri Bibiliya. Azitwa umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Aya magambo ngira ngo urayaze muri Yesaya, sibyo? Igice cya 9. Kubera hanyuma Qur'ani gakomeza kavuga ngo ubuhanuzi kavuga ngo icya 6 hano aravuga ngo ashigikijwe umwuka wera, ruhuri kudusi. Aha ni muri Qur'ani igice cya 2 aya ya 253, igice cya 2 aya ya 87, igice cya 5 umurongo wa 11. Aha ni Qur'ani. 7 azagaruka ku isi kuyiyobora ari umwami. Urumva? 9 azaba afite ububasha bwo gutoranya abazajya mu ijuru. Matayo 25 umurongo wa 1 kugeza 13, ndetse ngo azaba afite n'ubushobozi bwo gutoranya abazajya mu muriro. Matayo 25:30. Abazasoma inyandiko bazasanga amasomo menshi. Hariho n'imvugo za Muhamadi yavuze ku byerekeranye n'uburyo Kristo Yesu azayobora isi. Aho ndaza kubibereka haruguru ndimo kuvuga ku byerekeranye n'ubutware bwa Kristo. Kristo ubuhanuzi bwamuvuzweho azicara iburyo bw'Imana, cyangwa se uyu munsi yicaye iburyo bw'Imana. Qur'ani igice cya 4 aya 158. Ubwo nayo irabivuga. Bibiliya yo nirengagije kuvuga imirongo kuko ni myinshi cyane. Qur'ani igice cya 3 umurongo wa 55. Nanone Kristo Yesu asobanura ibidasobanutse. Ni Qur'ani igice cya 3 umurongo wa 50. Bibiliya ni imirongo myinshi. Kristo Yesu ni umumenyi w'imperuka. Qur'ani 43 umurongo wa 61. Yesu Kristo ni umunyampuhwe. Impuhwe z'Imana zigaragarije muri we aza hano muri iyi si. Bibiliya bitubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Rero Yesu ni umunyampuhwe. Ayo magambo yasanga muri Qur'ani igice cya 19 umurongo wa 21 na Qur'ani igice cya 3 umurongo wa 50. Kristo Yesu azaba ari igitangaza ku bana b'abantu. Kristo Yesu ni urugero rwiza cyane twahawe rwo gukurikira. Qur'ani 43 umurongo wa 57 kugeza kuri 59. Hahandi twamaze gusoma. Nanone agasoma Qur'ani igice cya 3 umurongo wa 50, yarangiza akajya muri Qur'ani 23 umurongo wa 50. Umurongo wa nanone icya 15. Kristo Yesu ni umuhamya w'amagambo y'Imana. Bivuze iki? Umuhamya w'amagambo y'Imana. Yesu yaravuze ngo ngiye ntabwo nihamya ubwanjye, ahubwo ndahamya ibya data wantumye. Kandi ibyo mbwiriza si ibyanjye bwite, ahubwo ibyo mvuga nibyo nabonanye data. Yesu bivuze ngo kuko Yohana yavuze ngo ni ishusho y'Imana itagaragara, niwe shusho y'Imana itaboneka, kuko ubwiza bw'Imana data bwagaragariye
muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yaje ari we muhamya w'amagambo y'Imana, ahita yitwa jambo w'Imana. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere haratubwira ngo Yesu cyangwa se haratubwira ngo jambo w'Imana yabanye n'Imana. Urumva mbere na mbere hariho jambo horanye n'Imana, kandi jambo yari iki? Yari Imana. Niwe muhamya rero w'amagambo y'Imana. Aho twabonye imirongo myinshi muri Korani. Nanone umurongo wa igice cya 36 umurongo wa 12, Kristo Yesu arashishoza, ni umunyabwenge, ni umuhanga, n'umucamanza ushishoza. 17, azirura ibyari byaraziririjwe. Urumva Korani 3:50. Ni umwana wera. Korani 19 umurongo wa 19. Ni umuremyi, ni n'umuhanga mu gukora ibitangaza. Korani 3:49. Korani 5:19. ngo ku buryo burambuye uzasoma amagambo yo muri Matayo, Mariko, Luka na Yohana, niho azakubwira bya bitangaza n'ibimenyetso byinshi Yesu yagize gute yakoze. Yesu azagaruka ku isi gutahana itorero ryiwe. Aho ngaho ni amagambo ari muri Bibiliya. Rero intumwa Muhamadi yaravuze iti, mbarahiye izina ry'Imana y'ukuri, imperuka ntizabaho kereka Yoshua agarutse ku isi. Uwo ni Yesu. Muhamadi yabivuze muri Korani isura ya kangahe? Ntabwo biri muri Korani, ndababwira igitabo bazabisomamo kuko barabifite. Intumwa Muhamadi yaravuze iti, mbarahiye izina ry'Imana y'ukuri, imperuka ntizabaho kereka Yoshua agarutse ku isi. Naramukaje muzamumenye, dore ndabibabwiye, azamanukira ku munara w'umweru. Niko yawise inkingi y'umweru. Umuhanuzi Daniyeli yayise inkingi yayise ibicu, umwana w'umuntu aziye ku bicu byinshi. Yesu nawe yaravuze ngo ubwo muzabona umwana w'Imana amanuka ashagawe n'abamarayika, aziye mu bicu byinshi, nkuko byahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli. Rero Muhamadi nawe yabivuzeho ngo azaza aziye mu nkingi y'umweru. Cyo ni igicu yari arimo aravuga. Atungukira ahantu bita i Damasiko, aho ni muri Siriya. Ngo nimumubona muzamumenye, muzamunsuhurize, mumubwire muti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y'abasilamu biranyica kwe. Uwo ni Muhamadi wabivuze rero. Abwira abayisilamu bazabona Yesu kuzamumenya. Urumva? Naam. Uretse gatoya, yego. Aya magambo bazayasoma mu gitabo cy'umugabo witwa cya hadisi, cy'umugabo witwa Muslim, ndetse n'igitabo cy'umugabo witwa Turabaramukije. Ibi ni ibitabo biri muri Swahili sita bashobora gusoma, kandi abayisilamu bose bemeranyaho ko ari ibitabo biziranenge nyuma y'igitabo cya Korani. Icyo nakubaza aho ngaho, mbaza ndagusubiza. Ese ibyo bitabo uvuze Muhamadi yanditse ibitabo bingahe? Muhamadi ubwe ntabwo yanditse rega. Handitse nde? Muhamadi handitse abafasha be, abamwandikira. Yaravugaga bakandika. Yes. Ntabwo Muhamadi yigeze yandika. Ibyo banditse we yivugiye ubwe birahagana. Ibyo mvuze nibyo Muhamadi yavuze. Ndavuga banditse ibitabo. Hari Korani irimo ubuhanuzi, cyangwa se irimo amagambo Muhamadi yavuze avuga ko yabwirijwe na marayika w'Imana, sibyo? Akaba ariyo mpamvu bavuga ngo Korani ni amagambo y'Imana yahumetswe azanwe na marayika Gaburiyeli, akayashikiriza intumwa y'Imana Muhamadi. Noneho hariho n'andi magambo yitwa hadith, ariyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni suna, bakuramo suna z'intumwa Muhamadi, imigenzo. Ibyo bitabo bya hadithi bazi benshi ku bayisilamu bose benshi bahurizaho ni Swahili sita, n'ibitabo 6 bikomeye cyane bagenda gukuramo imvugo cyangwa ibikorwa byakozwe na Muhamadi n'imvugo zavuzwe na Muhamadi. Ibyo kandi iyo babibonye baba bagomba kubikurikiza, cyangwa se ntibabikurikize ku bushake bwabo, ariko bakaba bagomba kubimenya ko byavuzwe na Muhamadi cyangwa byakozwe na Muhamadi. Iyo migenzo rero bayigenderaho iboneka mu biriya bitabo. Ubwo urumva rero ni ibitabo bibiri muri Islam bisa naho biyobora, ni hadithi na Korani. Ariko Korani kaza ku mwanya wa mbere. Naam, iki ni igitabo cyitwa Kiunga cha watu wema. Iki ni igitabo cyitwa Kiunga cha watu wema, kirimo hadithi zisaga 7,000. Iki nyiki uri murabona hano kirimo hadithi nyinshi. Urumva? Urimo urabibona. Fatore cyane wibande no ku cyarabu. Kugira ngo abantu babone ko ari ibitabo tuba tuticaye dutya ngo dupfe guhimba, sibyo? Aha, iki ni igitabo, sawa? Urakibonye. Iki ni ikindi gitabo, nuko inyuguti zacyo zitari kuboneka, ariko ni hadisi zandukuwe, bazita bustani za watawa. Urabibona? Iki ni igitabo kirimo hadisi, iki ngiki cyo kirimo hadisi nkeya, ariko zigera kuri hadisi 1000.
hadisi 1900 se hadithi bisobanura iki? Hadisi bisobanura inkuru. Ni inkuru zavuzwe, ni inkuru zavuzwe hano, zavuzwe n'intumwa Muhammad. Naam, mu gukomeza kuvuga urabona hano hari igitabo cyitwa kujifunza hukumu sheria za Kiislamu. Hano harimo ni igitabo kirebana n'amategeko y'idini y'Ubuyisilamu. Aha, urabona uyu mugabo uri hano bamwita Ayatollah. Urumva bamwita Ayatollah al-Uzma al-Imam Said al-Hussein al-Khamenei. Ni umuhanga ukomeye cyane mu by'idini ya Islam, mu by'idini ya Islam, mu gushiraho amategeko arebana n'idini ya Islam. Hano rero harimo amategeko nibiba ngombwa nabwo harimo ibyo turi buze gusomamo kubirebana n'uburyo Kristo Yesu akwiriye gufatwa mu idini ya Islam. Ubwo ndimo ndakwereka ibitabo tushobora kwifashisha bibaye ngombwa. Hano hari igitabo cyitwa Tawhid wa Shirkun fil Qur'an. Urumva fil Qur'an al-Karim, tawhid na shiriki katika Qur'an tukufu. Nabyo biri mu Kiswahili. Kimasa nk'umano hasi gatoya. Aha, yego. Wakibonye. Urumva iki nato kiri mu Kiswahili. Turaza kureba. Hano hari igitabo cyitwa ni cyanditswe mu Kinyarwanda, Ubutumwa bw'ukuri bwa Yesu Kristo, cyanditswe n'Abayisilamu. Wakibonye? Abasiramu bacyanditse. Na abasiramu bacyanditse. Urimo urabireba neza? Ndi kubireba kugira ngo batazajya baravuga ngo twaravangiwe. Iki gitabo rero cyanditswe n'uwo bita Dr. Bilal Philippus, hanyuma kiza guhindurwa mu Kinyarwanda n'uwo bita Kayihura Isa Selemani Abubakar, cyasubiwemo n'uwo bita Sheikh Twagiramungu Mudathiru. Uyu munsi aracyariho mu Buyisilamu. Urumva hanyuma cyandi batwereka aho kiboneka, ariko bavuga ko cyabonekeye muri Arabia Saudite niho cyandikiwe, hanyuma kiza kwandikwa n'umuryango witwa ADEF n'umuryango uhagarariwe na Sheikh Gahutu Abdul Karim hano mu Rwanda. Iki ni igitabo bakibonye. Iki ni igitabo cyitwa Mwito kwa Mufarume mu Islam. Hari amagambo arimo turi buza kureba yavuzwe kuri Kristo Yesu. Iki ni igitabo cyitwa Mwito kwa Mufarume mu Islam, cyanditswe n'umugabo witwa ndebe izina rye nawe umwumve. Kimeandikwa na Alhaji Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmadi radiyallahu anhu, khalifa wa pili wa Masihi ali ahidiwa. Nukuvuga ngo ahangaha ni tuhagera sasa. Abasilamu bose ntabwo bemeranya n'aba bantu. Uri murabyumva, ntabwo bemeranya n'aba bantu. Uyu bavuze ngo ni Masihi cyangwa se bavuze ko ari we wasimbuye wari uhagarariye uwo Alhaji Hazrat Mirza Bashir, ni umugabo waje wiyitirira Mesiya wo mu Bayisilamu. Yaje avuga ko ari we Mesiya wasezeranijwe kwa zaza, akavuga ko yitwa Ahmadi, nawe wasezeranijwe kwa zaza. Afite amazina abiri, Mahadi na Masihu. Anuvuga ngo niwe waje ari Mesiya wa wundi Yesu Kristo dutegereje kwa zaza. Uyu avuga ko ari we waje rero. Uyu wavuze ko ari we ari halifa wa kabiri rero yari umuhungu we. Ubwo nuvuga ngo umugabo yarapfuye amaze gupfa witwa Mirza Ghulam Ahmad uvuki Kadaniyani mu Buhindi, asimburwa n'umuhungu we abari wa halifa we wa mbere. Uyu rero Ahmad Ghulam akaba yaraje avuga ko ari we wagombaga kuzaza, ari we Mesiya wagombaga kuzagaruka ku isi, akagarura amahoro ku isi. Iki ni igitabo cyanditswe n'Abashia cyitwa Amateka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salama n'abakhalifa. Kirimo amateka ya Muhammad n'abakhalifa be. Wakibonye cyanditswe n'Abashia. Umusobanuzi wagishize mu Kinyarwanda bamwita Shikari Haruna. Iki nacyo turaza kurebamo ubutware bwa Kristo Yesu. Hahanga ariko amagambo ndi busomemo yo ni make cyane. Abashia konze ko nabo ari abandi abasuni bahuza n'Abashia bafite byinshi bahuriraho bakagira n'ibindi batandukaniraho. Urumva? Aha, urumva rero ibi ni ibitabo byose ndi buze gusoma. Iki ni igitabo cyitwa Muhuri wa Manabi, ikimenyetso ku ntumwa, sibyo? Cyangwa se ikimenyetso cy'intumwa cyangwa se umurimbo w'abahanuzi. Nukuvuga ngo iki gitabo kiza gisobanura byinshi kubyerekeranye n'uburyo Muhammad nawe ubwe atari we musozo w'intumwa n'abahanuzi nk'uko abantu benshi babivuze. Iki cyanditswe n'Umuyisilamu. Ubu ntabwo bamwemera nyine abandi. Ntibamwemera ariko ni Umuyisilamu. Kandi n'uyu munsi arasara. Kize tubara abatemerana n'ubu. Okay.
hano hari igitabo cyitwa Yesu kafia wapi, Yesu yapfiriye. Byinshi cyane ra. Iki ni igitabo cyitwa Yesu yapfiriye, Yesu kafia wapi, cyanditswe n'abayisilamu. Ubita Yesu yapfuye. Iki bemera ko yapfuye yishwe n'iki? Apfira iki? Cyemera ko Yesu Kristo yapfuye. Ababo banemera iki noneho cyo cyemeza ko apfira iki? Apana kuvuga ngo yapfiriye iki. Buri gikingenze suko tureba twebwe ngo abayisilamu bamenye ngo Yesu yapfiriye iki, ahubwo yibaye banemeraga ko yapfuye bose. Icyo cyari kuba hari ababyemera n'abatabyemera. Noneho kumenya ngo Yesu kafia wapi bidufasha guhita tumenya ngo yapfiriye iki, yapfiriye he, yazize iki. Sibyo? Niyo tumaze kubimenya, aba bantu batari bamenye icyo Yesu yapfiriye tubagarura muri Qur'an. Iki gitabo ariko wakibonye nyine, sibyo? Qur'an sirabivuga. Nicyo navuzeho, tubagarura muri Qur'an. Ahanga wowe ushidikanyije ngo Yesu yarapfuye, ukibaza ngo Yesu yapfiriye iki, tukugarura hehe? Qur'an umvuko ntihita ibikubwira. Qur'an ihita kuzana mu isura ya 10. Abasilamu ko numva bafitwera mu isura ya 10 ya Qur'ani aya ya 95. Urumva Qur'ani iravuga ngo na kama unayo shaka juu ya hayo tuliyokuteremshia. Iyi ni aya yabwiraga Nabii Muhammad n'abandi bashidikanyaga ku buhanuzi cyangwa se ku butumwa Muhammad abahaye. Na kama unayo shaka juu ya hayo tuliyokuteremshia, niba ufite gushidikanya kuri ibyo ngibyo twaguhishuriye twakumanuriye, basi waulize wale wasomao kitabu kabla yako, genda ubaze babandi basomye igitabo mbere yawe. Iyo dusomye muri Qur'an duhita tumenya bahawe igitabo ni bande. Ni abayahudi n'abakristo. Ibitabo bahawe Qur'an irabivuga, Taurati na Injili. Kwa yakini haki imekwisha kukufikia kutoka kwa Mola wako. Kwa yakini haki imekwisha kukufikia kutoka kwa Mola wako. Ngo mu by'ukuri ukuri kwamaze kukugeraho guturutse kwa Nyagasani wawe. Kwa hiyo usiwe miongoni mwawafanyao shaka. Wowe Muhammad ntube muri babandi bajya impaka cyangwa se bashidikanya. Aho se bahamije ko Yesu yapfuye Qur'an bivuga. Ntabwo nashakaga kuvuga ko Yesu yapfuye ngewe. Ndavuze ngo iyo bihakanye tubanza kukugarura hano muri iyi aya ya Qur'an kugira ngo uze kumenya uburyo turi buze gusobanukirwa ikintu runaka. Ni gute? Mbivuze ko tugaruka kuri iyi aya. Iyi aya itubwira ngo wowe ushidikanya jya gusoma ibitabo by'abakubanjirije. Nushidikanya ku rupfu rwa Yesu, turakujyana kuri bya bitabo wowe byabayeho mbere yuko Qur'an imanuka. Dushingiye kuri iyi aya, ibyo bitabo bigaruka bitubwira iki? Ibi bitabo bigaruka bitubwira aya magambo akurikira. Ubwo turimo turareba ku rupfu rwa Yesu, cyangwa turi kureba ku mbaraga za Kristo Yesu. Unyereka muri Qur'an ahantu hagaragaza ko Yesu yapfuye akanazuka. Ndumva aricyo urimo gushaka ko tugeraho cyane. Icyo yapfiriye. No, Qur'an ntabwo ivuga icyo yapfiriye. Ahubwo twebwe turaza kureba ko yapfuye, hanyuma icyo yapfiriye tugisange mu byanditswe byera byabayeho mbere ya Qur'an. Ko yazutse tubirebeye muri Qur'an, kuzuka Qur'an irabitubwira. Hanyuma tuze kureba icyo yazize. Hanyuma Qur'an ntabwo ivuga icyo yapfiriye. Qur'an ntabwo iri butubwire icyo yazize. Ubwo ni nko gupfa bisanzwe kuko abandi bapfa. Ntacyo. Ariko icy'ingenzi nuko turubona ko yapfuye, kuko abayisilamu ntibemera ko yapfuye. Icyo ngicyo ngira ngo urakiza. Nuzi gute batabyemera kandi Qur'an ibivuga? Ndi kandi ryo ngiye gukubwira nyine nkakubwira impamvu. Komeye kirimaho kuko ni ibintu bitatu wundi bikubiye mu butumwa bwiza. Yego. Hari ugupfa kwa Yesu no kuzuka. Hari ukuzuka kwe, hari no gusobanukirwa icyo yapfiriye. Naam. Ibyo turaza kubireba. Ibyo turaza kubireba byihanganira tuze kumenya. Rumaze iki ku bantu? Ibyo byose ntabwo Qur'an irabivuga. Ibyo byose ntabwo ari ngombwa ko tubisanga muri Qur'an. Birimo se bazi. Nge naguhaye urugero navuga ngo niba Qur'an itubwiye ngo ibyo mushidikanya, ibyo mushidikanyaho muzajye gusoma mu bitabo by'ababanjirije. Wowe ushidikanyije kuri iki kintu duhita tumumanura tukamuzana mu bitabo by'abamubanjirije. Ni ibihe? Ni Taurati na Injili. None Injili iravuga ubuhamya, urabuhakana cyangwa uraza kubwemera ushingiye kuri aya ya Qur'an twabonye. Taurati ni Tora, mategeko ya Mose. Ni Injili nyine ni Evanjili, ubutumwa bwiza. Uravuga igitabo cyitwa Bibiliya. Ubwo niho babohereje gusoma aho ngaho
muri ibyo bitabo kuko Taurati wenda ntabwo turi bukoreshe Bibiliya kubera ko abayisilamu batayemera nka Bibiliya bakemera Taurati na Injili, ariko kubera ko Injili na Taurati turi bubisange muri Bibiliya, ubwo bagomba kugaruka kuri Bibiliya nyine bakaza gusoma muri Bibiliya, bakareba Taurati, bakareba Injili icyo yavuze ku rupfu rwa Yesu cyangwa se ku bindi bashidikanyijeho bo ubwabo. Sinzi niba kubyumva neza. Ubwo rero Qur'ani ntabwo ivuga urupfu rwa Yesu n'icyo rusobanuye ku bari mu isi, ntabwo yibivuga. Qur'ani ntabwo ivuga ubusobanuro neza bw'urupfu rwa Kristo Yesu. Bo nivuga urupfu rwa Yesu iragaragaza ko yazize ishari ry'Abayahudi, ubugome bwabo bwo kutemera abahanuzi n'ubusanzwe. Baramugambanira bamushyira hariya, sibyo? Rero Qur'ani nitwereka muri ubwo buryo twe turahita duhina, kuko urabona n'ubusanzwe ariko kuzukira byemera. Navuga ati yarazutse, arapfuye, kanavuga ko azanagaruka. None Qur'ani maze kutwemeza yuko, kandi navuga ko azagaruka. Qur'ani cyane irabyemera ko azagaruka. Kuki ako kantu ko konyine batavuze? Hari impamvu, hari impamvu nakubwiye, harimo ikintu bita fitina, ishyari, kugira ishyari. Ubu se ni ishyari cyangwa ni umwuka wo kurwanya Yesu w'abadayimoni? No, abangaba bafite niba unabaye n'umwuka wo kurwanya, sibyo? Niba unabaye n'umwuka wo kurwanya nubeho, ariko wuririye ku ishyari ry'abakeba babiri basangiye umugabo umwe. Ibyo ni ukuri ko ukuri rwose. Aho niho intego ya Satani kuva kera. Nanjye nakubwiye ngo ni intego y'umwanzi, niba intego ye ariko iruririra kuri biriya bintu bibiri, kubera ko aho yanyura hose, aho iyo ntego iri bunyure hose, aho iri bunyure hose, ikiri bugwamiriza nuko byanze bikunda Shetani ari kurwanya ukuri agira ikintu yuririraho, yarwanya ukuri akagira ikintu yuririraho. Ngira ngo ibyo byo urabizi, ntubizi se? Twagiye dukomereze kureba. Twari tumaze kureba ubutware bwa Kristo, navuze kuri byinshi bigaragaza ko Yesu Kristo yahanuwe, kandi ibyo yavuzweho bitandukanye n'ibyo abandi bagenje gute. Dukira aho ngaho, nubwo utakiri mama ariko nyine wabayeyo, ari Yusufu nagiye musobanurire. Ese aho ntabwo kuva mu idini ya Isilamu ari ibyo bitabo byose baba warasomye ibi byatumye ufata icyemezo cyo kuva mu idini ya Isilamu? Ibi bitabo harimo n'ibyinshi mfite nanditse hano bidahuriye n'ibi bitabo. Kubo iyi Qur'ani nk'ubwiye umwaka nayibonyeho, iyi ngiyi mfashe mu ntoki zanjye. Iyi Qur'ani kugira ngo nyibone, iyi Qur'ani n'iki gitabo n'iki. Ibi ni ibitabo by'umuryango w'Abahamadiya. Abahamadiya ngewe nabamenye ejo bundi 2018 niho nabamenye, kandi 2018 izi nyandiko ndi kugwanira naramaze kuzandika. Ahubwo icyiza ngeye mbona cyabayeho kuki wazanditse ugakomeza kuguma mu musigiti. Icyo kintu nigeze kugisobanura. Ngiye narahishuriwe tegeko kwandika, ndandika, ariko icyemezo cyo gusohokamo nari nagifata. Hanyuma Imana itanye no gutuma mu macacizi yandi waranze no gusohoka mu dini ya Isilamu, kuko hari ubutumwa watambukije kuri AYALONI buvuga yuko watangiye kujyana ubutumwa ukiri umusilamu, kujyana muri aya matora ya Gikristo. Ntabwo nabujyanagayo nk'aho nk'ubutumwa natanze muri ADPR. Icyo gihe nabutanze muri ADPR mfite abandi ba Pentecote nifashishije kugira ngo nshobore kuba nabivugaho. Hari igihe navuzemo nigeze kugerageza gushaka kuba umukristo, biza kunanirana. Isubirira iwanyu. Yego, icyo gihe rero nashatse kuba umukristo. Muri icyo gihe nibwo nashoboye kuba nagira bimwe ntangaza, ariko nza kugira inkomyi bishoboke ko igihe cyari kitari cyagera cyo kuva mu Buyisilamu, kubera ko naje guhura n'ibibazo bituma ntakomezanya iby'ubukristo. Hanyuma rero ku itariki muri uyu mwaka, ubwo wenda 18 ko ari umwe, ugiye kunsubiza inyuma cyane. Oya, ntabwo nsubiza inyuma, kuko ngewe ndashaka kumenya hari igihe
abantu bagiye batubeshya benshi bakavuga ngo beretswe Imana yababwiye ariko ari ibitabo basomye. Ntabwo rero ndavuga ni ushobora kuba ari ibyo bitabo byose wagiye usoma agera akavuga ati ariko ibintu ko dushobora kuba twarebeshye nk'abasilamu, noneho rero ugafata icyemezo cyo kubavamo, nyuma yaho ukavuga ngo ni Imana ngo ni Yesu wagusanga. Ngewe ntabwo navuga ko naba naribeshye nshingiye ku bitabo, kuko ibitabo byo twari dusanzwe ubushize waratwibwiye tugenda nisohotse mu musigiti umugabo araza w'umwarabu nyakuza byo mu mubiri. Nibyo harya tubwe ngo byabereye haganaye mu Ruhango, karere ka Ruhango, umusigiti wo uri hara mu Ruhango, umusigiti yego ahantu bita ku Buhanda. Usohotse mu musigiti hari ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu. Ntabwo ni 2000 na kangahe? 2011. Ni kera cyane. Ni kera. Usohotse mu musigiti umugabo araza nyamugabo mu ruhande rw'umubiri. Yego. W'umwarabu. Yego. Wambaye ikanzu. Yego. N'ingofero. Yego. Yambaye ikiremba, ahubwo nta nubwo ari ikanzu, igitambaro cyo mu mutwe bashyiramo abayisilamu. Ibya bindi abarabu bambara. Arakubwira ati ni nge Yesu. Yego. Wari waramaze kwandika izi nyandiko nubwo tutari twazisoma? Nta nimwe nari nakandika muri zo, ubwo bwari ubwa mbere. Inyandiko ya mbere yitwa ubuzima bwa Yesu Kristo muri Korani nabwanditse mpereye ku itariki ya 14. Yansanze ku 13, 14 mu gitondo aragaruka. Ndandika 14, 15 na 16. Inyandiko ya kabiri yitwa ibanga rya Yesu Kristo muri Korani. Ariko ari Yusufu ngende njye iki kintu kigarukaho nshaka kubaza neza kweli. Kuko uwo mugabo yaraje amusanga ku musigiti yangane gatoya. Kuko uwo mugabo yaraje ku musigiti ari umugabo nyamugabo aratura n'akamaka ngo ni ngi Yesu. Ngewe uko nabibonye nuko nguko byanyambi by'umubiri cyangwa n'iyerekwa. Nari mwiyerekwa ariko kumanywa mu gitondo. Kuko Yesu yaje mu bwo buryo bw'umubiri abanyibwira muri bwo buryo bw'umubiri. Wagiye ku musigiti? Mvuyemo nari maze gusohoka isengesho rya mu gitondo. Arazara gusuhuza gutya ni mwiyerekwa cyangwa neza nkuko nabivuze, aransuhuza neza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu mubiri ibiganza utuhana ikiganza. Hanyuma arakubwira ngo ndi Yesu. Aranyibwira neza. Ntiwabyumva? Sinabyumva. Ihungabana nari mfashe ngo hasi nicaye mu musenyi waho ngaho. Nta byatsi bikunda kubonekayo. Nuse nta bandi bantu bari bahari? Narindi ngenye naho ngaho. Ariko navuze ko nubwo akabiri yaje asanga ngewe ndi ku musigiti n'ubundi kuri 14 mu gitondo. Ngo nabwo ngo yaragarutse. Agaruka asanga ndi ku musigiti. Asanze ndi ku musigiti. Yes, kuko yaransanganye n'abandi. Nabwo uyu mugabo atavumvugisha byinshi n'abantu bari kumva. Ndigendera. Ngiye rero nawe abona ko nagiye kuko ari njye ashaka, arankurikira. Tuta aho yanyuze nanjye aho nyuze duhurira ahantu. Aho duhuriye duhura turi kuzamuka turi kwerekeza mu rugo aho nabaga. Mu mubiri tugenda n'amaguru ku yandi. Inshuro nyinshi uyu mugabo twavuganye mbona nkubone twe. Izi nyandiko zose, inyandiko yitwa ubuzima bwa Yesu Kristo muri Korani, nta nubwo inagizo nyandiko turazinjiramo ngo zidusomere. Ndimo ndavuga abantu babyumva. Yeah. Inyandiko ya mbere bwa ubuzima bwa Yesu Kristo muri Korani nayanditse twicaranye ku mukeka mu mubiri. Inyandiko ya kabiri yitwa ibanga rya Yesu Kristo muri Korani mu myaka itandukanye tutagira ngo ni umwaka umwe. Iya mbere nayanditse 2011. Inyandiko ya kabiri yitwa ibanga rya Yesu Kristo muri Korani nayanditse ndi gukorera mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba. Ariho uyoboye umusigiti. Ariho nyoboye umusigiti. Urumva ahantu bita kuri Shyira. Nyandika mu kwezi kwa 12 ku itariki ya 25 ya 26 na 27 z'ukwa 12. Mbere yaho gato mu kwa 11 nari ninjiye mwiyerekwa pishurirwa bya bindi byose navuze byaba abantu byaba abapasiteri n'abego n'inyigisho z'ibinyoma zari zirimo ziragenda zaduka. Ni naho naboneye ibyo muri ADPR pabona bari abapasiteri barimo barasimbura usabwa Imana. Aribwo umwami yambwiye ati ubutegetsi bugiye muri ADPR uyu munsi itorero rigiye kwiberwa n'umwijima, rigiye kwiberwa na shitani. Ukuri umubwo ngo inyigisho z'ukuri muri ADPR zazigiye gutangira guhanagurikamo bagenda bazivanamo buhoro buhoro. Ibyo rero narabivuze. Nihirikwa ry'ubutegetsi bwa Sibomana nabyo nabivuze naravuye naramaze kubona iryo yerekwa rya kera. Mbwira ariko ubu butegetsi nabubonyeho bambwira ko ari ubutegetsi buyobowe na shitani. Intebe y'ukuri ivanyweho hagiye kwica intebe y'ikinyoma. Abantu ndabavuga nkurikije uko nabibonye.
hanyuma igihe kigeze nza kubabwira n'ihirima ry'ubwo butegetsi. Ubutumwa narabutambukije rega sinzi hari abantu benshi bagiye babihamya bati warabivuze ntabwo uhuza n'abantu nkagwana nimero zabo. hanyuma iyo nyandiko ya gatatu yo yanditse ryari? Ubwo iyi ngiyi yumvishije ko ari iya 2012. Inyandiko ya gatatu yanditswe 2014 mu kwezi kwa 4 ku itariki ya 7. cyari umusiramu, ndacyari umusiramu, cyayoboye umusigiti. Yego, aho rero kwandika ibyo bintu. Yego, aha nari ndi Rubavu mu karere ka Rubavu ku Gisenyi. Hari ku itariki ya 7, iya 8 n'iya 9 z'ukwa kangahe z'ukwezi kwa 4. Iza yitwa insinzi y'umwami wimye atamenya amaraso y'abandi, ahubwo yamenyaye kugira ngo acungure ingoma ye cyangwa se arengere ingoma ye. Inyandiko iraremereye. Ngizi rero inyandiko nandikishijwe apana iyerekwa risanzwe. Uburemere bwawe nuko abami bose bo mwisi bima bamaze kumena amaraso y'abandi menshi ndetse ariko uwo nguwo yamenya amaraso kugira ngo kuko anagiye no kuyinyigisha yaranyigishije. Ariko nawe iyo ubonye iyerekwa ririmo inyandiko zirimo hano sita inyandiko irimo hano itandukanye n'izindi nyandiko zose. Ndashaka iyo nyandiko tuyisoma none neza yose. Urumva nukuvuga ngo iyi nyandiko yo itangira ivuga urugamba guhera mu gihe cya Adamu kuzamuka kugeza Kristo ageze ku isi akongera agasubira mu ijuru. Ivuga urugamba rwari ruhari. Uyu muntu wari warahanuwe ko azaza gukiza isi, uburyo shitani yakoze intambara ikomeye yo kugenda arwanya abagombaga kugenda basohoza ubuhanuzi. Arabitangira rero. Ibi ngibi tubitangirira ahantu bitwa mw'Ijuru kurikije imvugo ya Qur'ani. Hitwa hehe? Mw'Ijuru. Igerekwa uko yanyandikishije twatangiye tuvuga ngo ihishurwa ry'uwo mwami riteza impagarara mw'Ijuru. Okay, garukira aho ngaho rero sasa rero. Noneho rero icyigisho kirangiriza aha, twongeye dusubukura ikindi. Naho ngaho reka dusubikira aha ngaho. None wowe nk'umuntu uvuze utangiye kugaragaza imbaraga za Yesu, gukomera kwa Yesu, uburyo aruta abantu bose, Qur'ani bivuga, ibindi bitabo byanditswe n'abayisilamu bivuga, abayisilamu bakaba babihunga, niyihe message wabaha kanya? Ngewe icyo ubutumwa naha abayisilamu bahunga ibi bintu, icyo nabasaba ngewe ni ukwihutira kwinjira, kuko bose ntabwo bazagira amahirwe yo kwerekwa, ariko nibakire iyerekwa twebwe twabonye. Noneho nibatemera iyerekwa ryacu, bemera ibihamya by'ibitabo tubaha, kuko ubuhamya tubaha tubuvanye muri Qur'ani, tubuvanye mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhamadi, bwonyine burahagije kabone nubwo nabira bitabo bindi byanditswe n'abari abayisilamu bandi bitakwemerwa. Qur'ani na hadith byibuze bibahindure bibemeze Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Icyo ni icyambere. Cya kabiri ni ubuhe butumwa uha abantu bose bafite umutima wo kujya gushakira Imana, kwemerera Imana mu bayisilamu? Iki ni icyambere. Cya kabiri ni ubuhe butumwa uha abantu bitwaga ngo ni abakristo bemeye Yesu uruta bose, bari kugambirira gutekereza kujya mu basilamu? Umuntu wageze muri Isilamu ngiye cyo namuhamagarira ni ukwemera ubutumwa, ndavuga agasobanukirwa kuko bari hajya gukirizwa. Uwamaze kugeramo nasobanukirwe n'ubutumwa turimo turatanga, kandi yumve ko nta kubogama guhari. Sibyo? Kuko ngiyewe njya kuza mu bukristo ntabwo nari ngamijemo inyungu, nta nyungu nashakagamo, kandi naje mpamagawe, kandi byaratinze bitwara igihe kirekire, kuko bazaza kubibona, bari buze kubibona mu gice cya kabiri tugiye gukora, kuko cyo tugiye kugikora aka kanya. Sibyo? Ni ukuvuga ngo baraza kubona itariki nemereyeho Kristo Yesu, nuko yambwiye kugira ngo nemere, hanyuma rero basobanukirwe uko kuri bakwemere. Icya kabiri, kuko ndaza kubivugamo mu mirongo ya Qur'ani ivuga ngo uwo niwe Yesu Kristo mu mwemere. Abakijijwe ariko bashaka kujya mu Buyisilamu, harabomeretse kumva, bakurikira igice cya kabiri, bakurikira igice tugiye kujyamo. Kiraza kubabwira ko kuva mu Bukristo uyu munsi ujya mu Buyisilamu ni nko kuva mw'Ijuru, ni nko guhanuka kwa Adamu ava muri paradizo ajugunywa hanze ya paradizo. Ni nko kuvanwa mu nguge muri kiriya gihe cya Nowa akajya mu mazi. Aha, none ko hari abavuga ngo Isilamu ngo niyo nziza kuko ifite urukundo, ngo bagira imirimo myiza,
ngo rero udakirijwe mu Isilamu wabuhombye aho urababwira iki? Ubundi urukundo rwagombye kuba rurangwa n'abigishwa ba Kristo bose. Sibyo? Urukundo rwa nyarwo. Isilamu igira urukundo, nibyo koko nanjye ndabyemera, bararugira, ariko no mu Kristo bararufite, harimo abarufite benshi. Ahubwo nuko Isilamu babona wenda ikora ibikorwa byinshi, ariko reka mbabwire, ibikorwa byinshi bya Isilamu bijyanye n'urukundo si ikindi, ni ukugira ngo abayisilamu, abantu benshi bayoboke idini ya Isilamu. Okay. Ni icyo ngicyo kibitera. Kuvuga ngo bakora imirimo myiza kubo kwishakira abantu babahindukira, babayoboke. Yes. Ikindi kibibatera nuko abayisilamu bakora urukundo bakoresheje nyine iriya mirimo yabo bakora nk'abantu bumva ko imirimo myinshi bakora ari izabakiza. Yeah. Aha, iki kirumvikanye ku bantu mwari muzi neza yuko Isilamu igira urukundo, ukavuga ati nibo bafasha abantu, ngo reka nge mbajyemo, mwamaze kumva message bamaze kubaha. Hanyuma rero ubwo buri wese ugakwiye gutekereza neza ibyo ajyamo. Hanyuma mu gusoza ari Yusufu, abantu benshi bafite icyo bashobora kuba bakubaza, basobanurire, watanga nimero zawe za telefone kugira ngo uwagukenera abe yakubaza umusobanurire, hanyuma kadusengera tugasoza. Murakoze cyane. Rero ushaka kugira ikintu yabaza kurikije inyigisho yumvise, yakwandika kuri WhatsApp kuri izi nimero ngiye kumuha, cyangwa se agahamagara nanone kuri izi nimero ngiye kumuha. Nimero ya mbere ni 078 8 91 10 37 078 8 91 10 iya kabiri ni 072 8 91 10 37. Hanyuma nimero ya gatatu ni 078 8 70 59 51. Amina. Reka dusenge dusoza. Data mu izina rya Yesu turagushimye kuri Imana nziza kandi kwabanye natwe muri iki kiganiro. Iki kiganiro mwami twafasheho iyi minota tumaze tugishizeho umusozo, tugiye kwinjira mu kindi kugira ngo uzusheho kudufasha no kuturengera, kandi ariko utanga umugisha kuri buri wese wumvishije iki kiganiro. Fasha buri wese asobanukirwe, ufungura imitima ya benshi kandi uzibura amatwi yabo n'amaso yabo ashobore kubona. Shigikira buri wese ukomeje kwakira iyi nyigisho kandi akumva akeneye guhindukirira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Hanyuma batarahindukirira nabo Imana ukomeze kubiyereka kubw'ubuntu bwawe. Komeza gushigikira umunyamakuru ndetse na televiziyo ye kugira ngo bakomeze kwamamaza ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turagushimiye nshuti mwene data wowe warubanye natwe muri iki kiganiro. Turagusaba gufatanya natwe wohereza abantu bose uzi iyi link kugira ngo abantu barusheho gukomeza gufashwa no kumenya ukuri. Hanyuma reka tubabwire ngo komeza ubane natwe mu kiganiro gikurikiyeho kugira ngo turusheho gusobanukirwa Yesu neza. Niba uri umusilamu, niba wari ufite intego yo kujya mu basilamu, ngari ujya gukirizwa, niba wari umukristo ushaka kujya mu basilamu, mwumvishe neza uko ibintu bihagaze. Kari nko kuva mu ijuru kagwa mu isi, ari nko kuba uri mu ngobyi ya Edeni ukajugunywa hanze, ari nko kuba uvuye muri ya nkuge n'uwo yakirijwemo mu gihe cy'imvura ukajya muri wa mwuzure ukakurimbura. Rero Imana ikomeze kubafasha. Ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom.